102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Iyo ndirimbo by'umwihariko tuyituye umutumirwa wacu. Hari indirimbo wumva kumva yagenewe no muntu. Bya bindi nyine akoshemana. Shaddy Boo, karibu twishimiye kubana nawe, twishimiye kukwakira muri Kiss FM by'umwihariko mu kiganiro cya mu gitondo. Karibu. Ndumva ari ubwa mbere tugiye kuba turi kumwe nawe mu kiganiro cya mu gitondo. Ariko Kiss FM ho ni mu rugo si ubwa mbere. Ntago ari ubwa mbere. Karibu. Hari umuntu mukanya bari bakwimye inzira turamubwiye ngo va mu nzira, modoka yari kuri imbere ubonye iva mu nzira. Mba naziteruye. Uwo muntu nawe arakoze cyane turamushimiye. Amakuru ni meza. Igisibo cyagenze neza? Cyagenze neza alhamdulillah. Ako kana bashyizemo Ariko Sandrine, uzi icyo basubize bavuze ngo salamu alaikum. Shana nkwirabiriyeho. Nzi ko babivuga ariko mfite ubwoko nabivuga nabi. Ejo bundi twahoze tubona amafoto Shaddy Boo uri gusangira n'abana baturuka mu miryango se itifashije si n'ubwa mbere. Kubera iki hari abandi bantu tujye twumva wenda batanze amamituweli bagiye gusura abarwayi ibikorwa bitandukanye wowe dukunze kubona kuri kiriya gikorwa cyo gusangira n'abana kubera iki so abana rero abana n'abamarayika abana ndabakunda cyane kubera ko n'abana ikintu cyose niyo wabaha bombo barashimira wumva bafite ibyishimo bafite n'urukundo ntago ari ibintu by'uburyarya ariko hari igihe ntago ari bose hari igihe kuko njya no gusura abarwayi ugasanga bari kugutura imishiha biki I don't know yes urabyakira kubera ko bari kubabara ariko ntago ari ngombwa ariko umwana akantu kose muhaye shara gushimira kandi bawumva ko ari ibintu biri real mugisha kugeraho kabyumva kabisa. Ufite impano yo guteka uriya muceri twabonye warabyitekeye cyangwa wari uri ku buhanga bw'ibyuma? Mfite impano yo guteka ariko hari baramfashije uriya munsi ni restaurant yitwa Gift. Ese uvuze guteka nibuka resto Shaddy Boo ndumva narigeze kumva iyo business. Ntabwo yari restaurant na deliveringaga mu rugo nakuriraga mu rugo. Bimeze bite se bigeze cyangwa wagiye mu bindi? So birebye ntabwo ari ibintu wakomezanya mu rugo kubera ko abantu bagiye biyongera ariko iyo plan nari nyifite ko nzahita mfungura restaurant ariko bitewe n'ukuntu na situation yari meze hanze ndavuga reka mbe ndetse kubera kino cyorezo cya covid on sait jamais sibyo ushobora kuvunga business for the first time and then ikahita guhombera. So nashatse kugira ngo mbe mbiretseho gato ndebe ukuntu situation zimera. Ariko si nk'abantu bakifuza service buriya umuntu ntashobora kwiyodaringira. Bawe ariko bitewe n'amategeko bari baramaye nta account. Ikaze rero nawe niba ari gufungura inyakira amajwi yawe uri kumva Kiss FM Kigali's #1 hit music station uri kumwe na undi umuntu nanjye Sandrine nisheja utera dufite umutumirwa turi kumwe na Shaddy Boo umwe mu bastar bakomeye dufite muri iki gihugu. Ni nawe muntu wa mbere ufite followers benshi kuri Instagram mu Rwanda. Miliyoni. Million c'est quoi? Kiss FM. Kigali's #1 hit music station. Come on, let's go. 102.3 Kiss FM. Igitondo cyiza cyane kuri wowe kumva 102.3 Kiss FM turacyari kumwe n'umutumirwa wacu wajya ku mbuga nkoranyambaga za Kiss FM mukabona n'amashusho ni ngombwa ko n'amashusho agaragara bitewe n'umutumirwa ugomba kubona gihamya. Turi kumwe na Shaddy Boo akaba rero twari dutangiye mu kanya dukomoza ku gisibo ariko ngira ngo igisibo umuntu agira n'ibyo yigomwa agira icyo ngo gihindura mu buzima bwe. Niyo makuru umuvandimwe yarari kumpa mu kanya nimba yambeshye Shaddy Boo mbwira. Ntabwo yakubeshye nibyo kabisa. Igisibo kimara iki cyakumariye iki wowe icy'uyu mwaka? igisibo apart yo kuvuga ngo ibintu by'idini kuko abantu benshi babishiramo ko ari ibintu by'idini ariko ni ibintu no mu buzima busanzwe ni healthy you know hari abantu babirirwa bafata ngo za regime uzibasibye
usibye bafunzeho gato ewana tiny so it's healthy urumva ikindi bituma ufata akanya ko kwitekerezaho cyane mu buzima and then ukanegera n'Imana ku bwanjye bwari abantu batemera Imana ntabwo babona abashyiramo ariko niwe munsi mfata like numva ko negereye Imana for real mukanya twigeze kubikomozaho yuko Shaddy Boo niwe muntu ufite aba-followers benshi kuri Instagram mu Rwanda miliyoni c'est quoi nyine kuri wowe c'est pas rien bivuze iki bifite agaciro kibikumariye iki Bo icyangombwa nagaruriya mubare cyangombwa n'urukundo babanyeretse so a million bon c'est pas rien ariko nje mbibona nyine nk'urukundo babanyereka harabo nje mbona bashyiraho ama commentaire ukabona yagukunze nyine swati bankunze nabari abanyanga binyereka nje urukundo côté positif mbona ari urukundo kubera ko njye ntabwo numva ko ndi capable nimba nanze umuntu ko nshobora no gukurikirana ubuzima bwiwe so ça veut dire que bankunze nabo nuko bijijisha babicisha muri côté négatif ariko se bamugani ni gute wanga umuntu ukamufollowing tu vois so nuko erega nukwanga nabo bakeneye kugira ihamya kandi bari aba haters like nimba bari no kunyumva baramfasha cyane baramfasha kuko bituma nkora cyane ntibigukomeretsa Shaddy Boo of course ari kuri umuntu uri strong witureba mu buryo buri real ni man umuntu nazakubwira ngo uri igicucu ngo witubirekera gutyo ngo yagututse ugomba kumenya impamvu why so njye ntabwo binkomeretsa cyane ntamvuga ati ari igihe bamukumotiva sari igihe umuntu akwanga kumva kari kukumotiva you know doing something better or doing something to show him or her ko biri wrong you are wrong you know none Shaddy Boo iyo ufite nka followers million right ufite ijana kuri Twitter right and more ntabwo muri wowe wumva the pressure yo gukomeza ku postinga more to be more kugeza aho biba out of control cyangwa muri wowe it's being bibiri extra ariko bibira binyeretse ko ama powerful like yakanu kose nakora kagenda cyakora byamara umwaka byagira iki ntabwo ari impamvu yo kupostinga buri kanya hanyuma rero twavuze ku bibi ababi abandika ibintu bitari byiza abo twe no kubatindaho cyane hari n'abandi bagukunda ukabona umuntu yaguyemo aragukunda nyine muri we tekereza Shaddy Boo abo nibajya bakwandikira ubifata gute do you believe ko wahura n'urukundo kuri social media yeah it's true yeah cyane rwose kubera ko n'uwo twabyaranye twahuye kuri social media uzituye neza mu kanya reka tubanze twamamaze turaje 102.3 Kiss FM Breakfast with the Stars. Are you ready? Welcome rero turacyari kumwe hano kuri 102.3 number one hit music station uracyari mu makuru the Breakfast with the Star turi kumwe n'umustar ukomeye mu Rwanda Shaddy Boo afite followers barenga miliyoni ubu ngubu kuri Instagram afite konti iri verifiye ni hahandi Instagram iramuzi no kuzindi mbuga nkoranyambaga ndakubona cyane uri active kuri za Twitter n'ahandi mu kanya twari tukwaje tutese wemera urukundo wemera ko umuntu yahura n'umukunzi we urukundo rwo mu buzima kuri social media uti n'umugabo wanjye uwo twabyaranye niho twahuye shangiye urukundo ndarwemera cyane rwose hanyuma se mwahuriyeho icyo gihe yari Facebook yari so Medi twahuriye kuri Facebook ahora nirita ambwira ngo urabona image yawe yajya urabona ibintu akora yajya mu ma publicité genre truc comme ça kandi ibintu nakundaga then nanjye musuye mbona ni ibintu akora ndavuga wow yes and then mu guhura rero
mbona atangiye kunereta. I was like okay urumva so urukundo rubaho biterwa n'ikintu like kigushimisha mu buzima wifuza you know ikaba iyo connection to ibahuza. Hanyuma se Shaddy Boo wimariye wabanye na Meddy mwabyaranye ukiri mutoya n'uri muto none ukareba abana ufite niba amaze gukura buriya ni iyihe experience wakuyemo wasangiza n'undi muntu aka kanya abandi bana bari kutwumva ese ni byiza ni biri challenging wavuga uti mwe mwitonze n'icyo babitubwira? Bon sibye ko nkuko bivuze yes na nyiri umwana ariko na I don't know but nifuzaga kugira abana like nakundaga abana hanjye numva ko like ndi capable kutambyara nkagira abana you know ko créer famille tu vois ya ariko nanone nago nabwira mugenzi wanjye ukiri umwana ngo abikore the same because no ubuzima ni bugari like you have to enjoy yourself njye na nyiri umwana maybe byaro adolescent I don't know ariko icyo nzi cyo nuko na regreta kuba narabyaye ibyo ndabi ni ibintu magazeho ariko nanone nago wabyara ukiri muto kuko hari ama decision utashobora ko wabasha gufata you know yeah, so c'est pas un truc banza enjoying your life and then ukora ibintu byose ushaka nyuma no decide kuvuga ati ndashaka umwana njye nabidecide nyine muto so yeah kandi ikindi bikubayeho ufata iyo risque parce que ubundi ikintu cyose ukunda uragikorera actually yeah. So umwanya wawe rero ubu ngubu ni gute usangiza hagati n'akazi ndetse n'abana ubasha kubifatanya gute cyane cyane ko rimwe na rimwe usohoka igihugu ukajya gukorera hanze ukaba ufite imirimo kenshi hano ubibalansa gute lifestyle yo hanze so imana nagize mu ex like unyorohereza ubuzima you know so iyo nsotse ndabamusigira kuko n'abana be kandi nawe yasotse arabansigira so ibyo ni ibintu iyo challenge ni biroroshye kuri njyewe twese tuba dushaka amafaranga y'abana tukabyaranye so ikindi akazi no kuba umumama nango kuri njye nago bingora kubera ko akenshi nkorera mu rugo mba ndi iruhande rw'abana cyane urumva so iyo mbaye absent Meddy baba bafite so urumva ko siyo batacyakomezanya rwa rukundo rw'ababyeyi ntabwo bagira absent. none se Shaddy Boo abantu hari ukuntu abantu iyo batandukanye yaba ari abakunzi yaba ari abahoze bari mariye yaba ari ababyaranye usanga hari ubwo haza mu mwuka mubi kutukana kuvugana nabi gutangira kubwira bari abana papa wanyu cyangwa mama wanyu cyangwa no gushyira abana hagati no gushyira abana bati dore akira nawe akira yego wowe na Meddy Saleh mufite ukuntu mu bigaragara n'ukuntu no kubitubwira harimo ubwo bwumvikane harimo ubwo bushuti niba ariko nabyita mwabigenje muti icyambere baje nabo umuntu baba bafite you know cause you kunze fruits byanga bikunze like abo bantu baba barabyaranye bakundana right ese ko ikibirengagiza iyo etape ubundi bakatangira kugirana amabifu kandi baragiranye imbuto you know umusaruro so ibyo nabyita ko ari ubujije kind of kubera ko like ntabwo mbyumva ukuntu wirengagiza abana mwabyaranye you know kandi njye na Meddy turi inshuti nyuma y'ibyo byose ariko ari igihe relationship itakunda hari igihe Imana iba yarakuteganyirije ko uwo muntu muzabana imyaka ibiri kubera iki wihoma you know why ubonamo mwarabaye inshuti kubera abana cyangwa mwabaye inshuti kuko n'ubundi muri inshuti kwari igihe mbyamona abantu b'inshuti kubera njyewe honnêtement actually twabaye inshuti nyuma yuko dutandukanye kubera abana you know nararibye ndavuga ati swat njye mufite beef cyangwa mufite beef n'ubundi ntabwo tuzasubirana you know ariko abana baradukeneye nk'ababyeyi
so njye nirengagije biriya byose kubera ko uburyo nkunda abana banjye ndavuga ati quand même niyo haba hari ikibazo ni hagati yanjye na Medi ntabwo ari hagati y'abana bararengana so reka tukreye icyo kintu cya friendship basi abana bazisanzure abana ntabwo ntibigeze bakubaza ibibazo bikomeye not really like not really niyo babimbaje ubona ari ibintu kubera ko abana banjye nicyo cyiza cyo kubyara kiri muto ariko ntabwo mboheje so bameze nka ba petit sœur you know bameze nka barumuna banjye tuvugana everything you know so niyo mbonye boyfriend ndamubwira ati you know what je suis amoureuse and I was like c'est qui maman tu vois ndavuga ati n'uyu nguyu bakamumenya ikibazo bibatwaye kubera ko tufite connection and then communication yes hanyuma se ubonye boyfriend Medi we ntago hazamo akantu ko gufuha cyangwa se nawe abonye girlfriend cyane ko rumwe twabonye ifoto gitwenge ari urumenyesha ibi neza ari byinshi mucyo mwinshi mu maso cyane iruhande twabona rudasoma umwana ramanya happiness reka tubigaruke mu kandi uracyari ku bijana 2.3 Kiss FM igitondo cyiza cyane turacyari kumwe na Shaddy Boo niyo mutumirwa wacu uyu munsi ni umustar komeye hano mu Rwanda ndetse turi kuvuga ngo mu Rwanda ariko n'ahandi hirya no hino niwe muntu ufite followers benshi mu Rwanda kuri Instagram miliyoni y'abantu baba bashaka kumumenya kureba ibyo akora kureba ibyo ashyiraho ni ikintu bishatse kuvuga ngo niba nawe udafite followers ushobora kumbwira akakugabanyiriza hari umuntu ugeze kutwandikira aravuga ngo nigeze kumwandikira ntiyansubiza nibaza muri iyo miliyoni aha ndavuga nti ikibazo turaza kukimunyezaho akwisubiriza ni kuvuga ngo uraho mu isoko ibindi ni bimwe rero ibiganiro byo mu gikari bije muri salo uswa kubona umufunguro iri divuyeho twari turi kuvuga anniversaire ya Shaddy Boo yabaye ejo bundi mu kwezi gushize kuri kurangira iyo ubundi muto wicaye hano irejo bundi ngo bahuje rero sinye duhuje sinye abatoho nyine ku munsi w'abatoho ariko rero mbere yuko turahenza ikiganiro twari turimo kare twavugaga ku nseko birumenesha twagiye tubona rwose tukareba mu ifoto ukabona urumuri rwo kubita kubera ibyishimo mu ifoto ariko yibwira abantu batayibonye andi iyo foto yitubwire urumva niko Shaddy tubwire rero ukuntu ni mapenzi yiko cyangwa ni nice to meet you bye there is no bye ni mapenzi bebe mapenzi wangu so bungu uri muri relationship yeah that's lovely akusumva Sandrine kudatanga impundu ariko reka ntanga impundu nanamenye no mu Rwanda so mu Rwanda menye icyo nkora no umunyarwanda nuko kuri hanze ko n'umunyarwanda bimaze igihe maybe ibintu bya sentiment ntagiye bimaze ariko twe dusanzwe tubiziranye friendship first hanyuma se uwo wahebuje abandi bose imigisha wamwemereye kubera iki wamuciye iki ibyo byose si we wenyine ugukunda cyangwa ushaka kubera iki we kuko ari we wahaye amahirwe icyambere twari turi inshuti turaziranye hagati yanjye nawe and then ikindi nakunze uburyo nkundamo arankunda yeah so aranyubaha arankunda ndumva ari cyo kintu njye nayo nkeneye muri njye kubona umuntu ugukunda Sandrine hari ikintu kimwe gukunda hari n'ikindi kumenya ko umuntu agukunda hari no kugukunda uko ukunda gukundwa kuko hari umuntu wagukunda mu buryo bundi kumva ari kugu stress aho kugukunda mu buryo bwawe nanjye nkunda uburyo nkundamo nyamuneka rero abantu muri indirimbo z'ubukwe ikiraka n'icyanyu uvuga abantu turirimba indirimbo z'ubukwe akamuntu ubukwe doesn't matter true right hari abantu bavuga bati twebwe ntago dushaka ubukwe abantu bavuga turashaka ubukwe biriya ni ibintu bya ceremony kugira ngo werekane abantu ko yes ushimisha abantu ariko cyambere nimba mwishimye hagati yanyu nicyo cyangwa ubwira iki ku bantu bashyira pressure ku bantu ngo bakora ubukwe shabira bintu nyine
akenshi njya mbona ari ibintu by'ababyeyi kugira ngo ni icyubahiro ngo ni biki I don't know man abana babiri bakundanye muri njye mba numva bihagije ibintu rero birirwa bihatiriza abantu ngo bakora ubukwe c'est quoi c'est comme ni anniversaire urabona anniversaire no keke kwambara ikanzu imwe c'est fini tu vois ntabwo biba bivuze like nimba abantu bishimye hari igihe urega umuntu agukundira kubera inoti yava ukabona batandukanye so abantu barakundanaga koko you know mbese iya ndirimbo nta gikwe batwike n'ugutwika igikwe n'ugutwika hari nasingiye kurongora kuko bivuze ndigomba nizo kuri playlist ya Shaddy Boo ziri hejuru cyane hanyuma rero reka tugaruke no kubana kuri parenting kukurera uri mubyeyi bwoko ki hari ababyeyi bamwe bari strict hari abandi nyine duha ishusho ya Shaddy Boo mu rugo noneho hamwe n'abana uko bameze Shaddy Boo ni abantu babiri actually hari umugore hari n'umwana ufite imyaka ingahe I don't know simbizi umwana muto kubera ko nakubwiye ko abana banjye ari nk'abarumuna banjye so kugira ngo babe barumuna nuko ugomba kuba umwana nawe kandi ngo muhuze so ndi umwana ndi n'umugore responsibility ntabwo nzibagirwa ariko kugira ngo umanyisanzureho mba nshaka ko abana banjye banyisanzuraho kandi kugira ngo bakwisanzurayo ntabwo uzana ibintu bikomeye mu mutwe wawe ngo ube constipé ngo uvuge ati non on doit jouer tukaganira tugakina kugira ngo mbone ahantu nangira kubatoza I don't know ubasanga mu isi yabo nkababuza ibyo bintu urumva kandi kugira ngo umwana yumve nuko bababona ko like mwese muri connected like nk'abana barakwisanzura hari ikintu kigiye kibaho cyuko nk'umubyeyi umwe agira gahunda ku bana be ubundi akagira indi gahunda ku bana be ni gute muhuriza hamwe imyumvire mufite itandukanye nk'ababyeyi kugira ngo mufatanye urugendo rumwe rw'inzozi zijya ku bana cyane abaye umwana nzi ikintu cyambangamiraga navuga ati njye nibyana ntabwo bizagenda gutya urumva ni decision zawe you know so ukavuga ati nimba njyaye abana banjye ngomba kubarira gutya na gutya urumva so njyewe ntabwo ibyo bintu by'ababyeyi ni nuza zabo ni zabo kandi ntabwo nzemera you know kubera ko usanga umwana atangiye kugutinya can you imagine ngenda bizi kubera ko abanyarwanda benshi uburyo twakuzemo wabonaga nk'umubyeyi ukiruka uriye kwiruka umuhobere uri kwiruka umuhunga icyo ni ikintu cy'ubwoba ntabwo ngenda shaka kugira communication y'abana banjye kandi kugira ngo ngire iyo communication nuko nisanzura bakabona ko ndi free nabo nkabatoza kuba free then kumvikana hanyuma se kuri kote ya discipline kinyabupfura uburere umuco ibyo nabyo ubiha uwuhe mwanya ubibaha ute ubaha ibihe ni education iyo education buyifite iyo uyifite rero urayisangiza nk'ibindi byose nk'uko wabipartage nabyo urapartage bari ibintu byoroshye ni automatique bavuga ati mama yameze gutya elle comme ça mama sakunda ibi n'ibi ntakundi umunsi wa mbere utangira kuvuga ngo uyu munsi turatandukanye na ex wawe ukavuga uti tugiye ariko kurera nize challenges wahuye nazo mu kufatanya kurera abana ese waziciye mu gute byari bigoye kubera ko nyine namenyereye umuntu hafi so numvaga mbaye njyenyine ntabwo byari ibintu byoroshye mais bref buriya iyo umuntu yafashe risque byose uba uri capable tu vois bon njyewe navuze ati ngiye kuba mama na papa sometimes hanyuma abana ukabafasha gute ese babonaga ko mama atameze neza babikubaza ugasubiza iki the motorist the motorist tourist kuno ameze like bafata decision making you know so navuga ati
nimba ibintu byarangiye urabizi ko batajya basubira inyuma c'est fini tugomba kujya imbere and then like n'imbere aruko like ngomba kuba papa na mama I have to urumva now let's do it yes so and that's what makes you the queen you are so now they can gym more and then ariko abana banjye ntabwo bigeze mandushya by the way kubera ko urumva cyose nari nabyihare mvuga ati ngomba kubakorera ibintu kugira ngo batabona iyo absence urumva ngavuga ati medara hari eka mbajyana kwa medimba babona ko ibintu biri normal turacyari kuganira na Shaddy Boo haramutse hari icyo wifuza kumubwira kumubaza watwandikira ku mbuga nkoranyambaga za Kiss FM. Check it out. 102.3 Kiss FM. Breakfast with the Stars. Are you ready? Uracyari kumva Kiss FM turi kumwe na Shaddy Boo ni byinshi twaganiriye ubuzima bwe famille abana kurera abo bana mutari kumwe no mwababyaranye mukakora ku buryo haba mu mwuka mwiza n'ubushuti hagati yanyu hanyuma si Shaddy Boo tujye tubona abana mu tuvideo tumwe na tumwe bapostinga bafite ama accounts kuri social media bakoresha social media njye mbona ababyeyi nyine bamwe bashyiraho abana bon ngenda postinga ariko ntabwo ibyo babizi nta nubwo babijyamo for now ko baracyari batonya yabijya binangaza kuntu njya mbona actually njya ku mashuri yabo yabona abana bose bigana baze bansuza Shaddy Boo already baranzi means bankurikirana kuri social media which is bad ku bana nka bariya abakuzi bose bafite ama accounts ubwo nyine bafite bambonye kwa bareba kumanuza kandi no man okay twese ama social media yaratwishe sibyo twabaye addicted ariko abana bararengana ko birabica birica wumva bazazijyaho bafite nk'imyaka ingahe shanjewe si c'est possible ibyo ni bon ntacyo nzigera mbaha paka bo bazabyijyanaho bazagire ubwo bushake bwo kubyijyanaho kandi bigure n'amatelefone yabo kuko sinabagura telefone kuko ndabizi ko bahita bajya ku social media bira bintu rero bavuga ngo ni iterambere yes ni iterambere byica abana twebwe uburyo twakuzemo ntago abana bikijya ariko bikimeze abana ntago bakisabana ngo bakine uwo mupira kibariko magibigi no something changed kandi ibyo nibyo byatukujije bon ntago basubira muri pass ariko basi bagira ku kantu ka force kabo abana bakine ni apana ugiye kubakubita ibintu bya technology bahita baba lost already hanyuma se iki kibazo hari video zawe zimwe na zimwe igihe cyangwa barabizi barakubona wenda uzifata cyangwa se igihe bazazibona wumva bazazakira bate muzagira nihe conversation icyo kintu kitubwireho niyo bambaza conversation nababwira ko ça c'est ma vie n'ubuzima bwanjye njyewe ntabaga kameme kubyara ntabwo bavuze ko utari ubuzima bwawe si ukora ibintu ukunda si ibyo ni ibintu nkunda nabo barabibona ko mbikunda je suis free nta kintu mbangamiyemo kuko abantu bajya bibaza ukundi kuntu nimba kubyina bisobanuye n'uburara wataye umuco byumva ni ibintu bima happiness ako kana ntabwo nakongeramo ni ibintu binshimisha sibyo so nabo nibakura bazareba ubuzima bwabo nanjye n'ubwanjye wabyishimira abaye nkawe umwe muri bo cyangwa babaye nkawe nta kintu byanwana kuko baba bishimye icyo upfa nuko abana baba bishimye hanyuma rero waruvuze uti akazi kanjye mukanya twigeze kubikomozaho yuko ufite account ya mbere ifite aba followers benshi mu Rwanda kuri Instagram miliyoni ntabwo ari ubusa ese uri mu kahe kazi njya mbona wamamaza ibikorwa bitandukanye kuri ubu bimeze bite ese wakwifuza kumwamamariza gukura he bon umuntu ushaka ko mwamamariza mfite manager Rwema Danis abenshi baramuzi ubungubu njyewe mba namamaza ibintu bya Top Choco barabibona ku mapaje yanjye ibintu by'amashokola
chocolat uti sweetness ibintu bitanga byishimo hari inzoga hari ni product nyinshi ni nuza company imbere ya Grand Ambassador so yeah wanakoze cyane byana tugezeho by the way biranaryoshye kameze gute karanaryoshye sana tuntu turyoshye n'utuntu twiza cyane turi professionnel yaba bishaka bajya bansura Rwema se we baramukura hehe manager wawe bashaka ko mukorana hari igihe bamamagara nkabaha nimero zabo ariko nawe yaba kuri social media yitwa Rwema Dennis bose benshi ariko baramuzi yego turamuzi muri ako kazi kabisa kamazemo igihe arabyumva bigeze no guhindukira turamubona ariko nawe yararebranding nawe ubwe umuheruka turamusuje cyane Rwema nawe ari hano Shaddy Boo amasaha aradufashe sinzi niba hari abantu twakwakira kuri telefone ubutumwa nagiye mbona hari abantu bagusuhuza benshi ariko turagushimira cyane ku mwanya waduhaye allo Kiss FM allo oui waramutse ninde tuvugana Patrick wumvise umwanya turimo dufite umutumirwa witwa Shaddy Boo hari icyo wifuza kumubwira cyangwa kumubaza icyo nifuza kumubwira nuko tumishimira activities ziwe kandi turamufana cyane asante sana Shaddy Boo ngo Patrick ngo bishimira activities zawe kandi baragufana cyane merci beaucoup Patrick urakoze cyane ndumva ari nka wa musirikare uhagarariye abandi ubutumwa bwose arabutanze yego Shaddy hari ikintu wifuza kuba wabwira abadukurikiye cyangwa se abakunzi bawe kuri no Friday n'icyumba bababwira dusohoka Friday murabizi ko hari Friday nyine location mama zifite waduhaye map Shaddy Boo uyu munsi Friday yawe uraza kuyikoresha gute Shaddy Boo urabuze kuburi gukora iki umunsi uteye ute umunsi wanjye ni ugukorera inoti then nabona yabaye menshi amwe nkayagabanyiriza abandi bantu bo muri ntabwo mbivuze mbamamarije kandi batishyuye niba uza guhura Shaddy mu masaha 2 umenye ko wagabanyirizwaho hari umuntu watwandikiye yitwa Nadi ngo Shaddy Boo ndagukunda cyane n'agatima ese wagira iyihe nama urubyiruko rugukunda kuri social media mbere yuko tunakurekura bon ikintu nababwira ni ukubera ko bagomba kugabanya kuba obsessed na social media kuko ni ikintu nabonye gituma baba fake ibintu byose byabaye fake ibintu byose bikaba ngombwa hari abantu bazi ko nari private but I am ibintu nshaka nibyo babona so bo rero ntibakajya batrustinga ibintu by'iki gihe ibintu byarahindutse bitonde kuko biri kuba hindura mu mitwe yabo byari nahagiye kera so hari ibintu byose gemu ndayizi so hari ibyo nirinda kugira ngo nanjye naza takara so birinde ibintu cyane bya social media kubera ko hari gerega tubereka none se naza kuri Instagram uvuga ko mbabaye no way everything is amazing ibintu byose biba perfect so ntibajye babibelivinga cyane ndayikoresha ntabwo babwiye ngo bajye ku following mais il faut faire attention